Ikaze nanone nizera ko umeze neza. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku kintu cya telefone. Uyu munsi abantu cyane cyane bari mu migi bafite ubushobozi bwo kugura smartphone, bafite ubushobozi bwo kubona internet, bafite ubushobozi bwo kubona amamega yo gushyira muri telefone. Telefone isigaye yarabaye telefone. Perutse kubona umuntu aganira avuga ati ese uyu munsi wisuzumye ubona telefone yawe ari ikiyobyabwenge. Muri iyi si hari ibiyobyabwenge byinshi, ariko noneho urwego tugezemo na telefone irimo iraba icyo twita ikiyobyabwenge. Hari akana nigeze kumva ni inkuru bajya bavuga, donc ababyeyi bicaje umwana bamubwira se nukura uzabiki. Ubundi abana urabizi hari abavuga ngo azaba umusirikare, azaba umuganga, azabiki ya mirimo tuzi. We yaravuze ngo nge ninkura nzaba telefone. Bati se kubera icyo uzaba telefone? Ati nzaba telefone kubera ko papa na mama bakunda telefone, baba bayifashe. Ati rero nanjye nzaba telefone kugira ngo bamfate banyiteho nk'ukuntu bita kuri telefone. Hari ingero nyinshi ushobora kwibaza se telefone isigaye ari ikiyobyabwenge. Ugasanga abantu bari mu kazi barimo barakora, ugasanga bari muri telefone. Muzabyumva ngo nagiye ahantu kugira ngo uyanga kunyakira kuko yari muri telefone. Ahandi ugasanga arimo aravuga ngo yanyakiriye nabi kuko yari yibereye kuri telefone. Aho ni mu kazi, muri service, ahantu batanga service. Ahandi ugasanga hari inshingano zipfa kubera telefone. Abagira abakozi bo mu rugo mujya mubyumva ngo arateka agashiririza kwa ko ari muri telefone. Umugore n'umugabo bageze mu rugo bavuye mu tuzi bakora, buri wese ari muri telefone. Nta uvugisha undi, nta ubaza undi amakuru, bose bibere muri telefone. Bikanababaza kuko hari n'igihe n'abashyitsi baba bicaye muri salo, hari abashyitsi ariko ntihagire ureba undi, bose bibere muri telefone. Nta ubaza undi amakuru. Umuntu yavuye ikantarange yaje gusura uwo muryango, nawe arahageze yibere muri telefone. Umwana aragwa cyangwa umwana yarira na telefone yasona, mbere yo kujya gufata umwana ngo uhoze umwana ukabanza ugafata telefone. Uyu munsi abafite abana batoya cyane cyane ku bagore yonsa umwana ari no muri telefone. Hari no nigeze kumva ngo telefone kwa kunda bayirebera ku mwana yarahanutse mwikubita mu maso uruhinja. Kubera iki telefone yabaye telefone? Umugabo n'umugore bashakanye bakundana bagiye mu buriri, aho kugira ngo bashyire telefone hazi bahuze urugwiro baganire kubijya imbere, kuko bajya bavuga yuko abantu bashakanye baganirira hehe mu buriri ku musego. Bose buri wese ari kuri telefone arareba hirya n'undi areba hirya. Abaseka bagira gutugasanga amaze amasaha 3-5 atarasinzira kubera ko ari muri telefone. Uwo mugore ntazibye, uwo mugabo ntazibye, bose bari muri telefone. Uyu munsi rero reka telefone tuyikure mu buzima busanzwe, tuyizane mu muryango, mu kubaka urukundo rw'abashakanye, mu kubaka urukundo. Uyu munsi umuhungu n'umukobwa barahurira kuri telefone bagiye guteretana, ibintu byose bakabivira kuri telefone. Ni byiza kuko ni iterambere, ariko umuntu ntumuzi, ntimurabonana, bigatangirira kuri telefone, kuri mbuga nkoranyambaga, bikazarangira mugiye gukora ubukwe. Reka mbabwire hari ikintu kirimo gipfa, kuko umuntu mutereteranira kuri telefone ntago uzi uwo ari we, ntuzi uburyo yishima, ntuzi uburyo ababara. Yego telefone niyo, ariko noneho habeho no guhura amaso ku maso kugira ngo ubone uwo muntu, kuko ntago Imana yaremye telefone, yaremye abantu babiri. Abo bantu babiri rero bakeneye guhura bakaganira. Kuri telefone ntago uzasoma message y'umuntu cyangwa ngo umwumve mwijwi umenye ko arakaye, umenye ko ababaye, umenye ko agukeneye, umenye ko akeneye yuko namuhobera kugira ngo akumve. Ntago bizabaho, ariko amaso ku maso uzabimona. Bikababaza, abantu barasohotse bamaze iminsi baganira kuri telefone, igihe kirageze barahuye bagiye kwicara ahantu ngo baganire, aho kugira ngo baganire ibyabo, aho kugira ngo baganire ibibareba, baganire ese ko dukundana bizagenda gute, bakumburane. Buri wese agahita afata telefone akamara isaha yicaye aho ari muri telefone n'undi ari muri telefone ye. Barangiza niba ari ibintu bagiye gusangira ibiryo bikaza, hari n'abarya bari muri telefone, bagasoza buri wese agasubiriyo uko baje. Ugasanga umugore n'umugabo bari mu rugo, nta numwe witaye ku bana kubera ko buri wese ari muri telefone. Uyu munsi telefone ushobora kureberaho amakuru, ukareberaho televiziyo, ugasubiraho ibinyamakuru, ukareberaho filime, ibintu byose bikabera muri telefone.
ari umugabo yibereye muri telefone we aho hirya, ari umugore nuko bimeze, ari umukozi nuko bimeze, wa mwana aho hagati bizamera gute? Bikanakabya noneho uyu munsi hari n'abantu bafata telefone bakayireresha umwana yanze kurya, mukamushyiriramo amashusho n'amavideo, mwarangiza mugatereka umwana hariya mukazajya mumutamika. Mu bushakashatsi bagaragaje ko umwana urya areba telefone, areba ibintu biri kuri telefone, ntatekereza. Rimwe na rimwe ashobora no kumara ibiryo ukishima ngo uyu mwana ararya, ariko rero ntabwo aba ari we wabiriye, ahubwo ubwenge bwe buba buri ahandi. Makanagaragaza ko rimwe na rimwe ibyo bintu bishobora gutuma hariho ikintu bita umubyibuho ukabije, kako umuntu arya ibiryo adatekereza. Nawe muntu mukuru urya ureba televiziyo, uzashaka ubwo bushakashatsi kuri izo telefone uriho, icyo kintu ntabwo ari cyiza. Ese ko telefone ari nziza, ko telefone ari iterambere, uyu munsi usubije inyuma ubona iyo telefone ari ikiyobyabwenge? Uyu munsi ushobora gutereka telefone yawe ikamara amasaha 3 utarayifungura, utarareba internet. Niba rero ayo masaha 3 adashobora gushira utarebyeho, ongera wisuzume urebe ko atari ikiyobyabwenge. Reka rero ngaruke kuri mwebwe mukundana. Umuntu mukundana muravugana cyangwa mwese mwibere muri telefone? Ese iyo muvuganira kuri telefone nicyo gisubizo? Hari umuntu ukubwira uti ngewe no mu rugo n'umukozi muhamagara kuri telefone, aho kugira ngo usohoke umurebe mu gikoni, umuhamagara kuri telefone ukamubaza igihe ibiryo biri buhire kutabizana, aho kugira ngo uhaguruke ugende wihereze akacyayi, wikorera icyayi, uramuhamagara uti ngwino nkorera icyayi. Umugabo akaba ari mu cyumba, wowe uri muri saro, aho kugira ngo ahaguruke cyangwa nawe uhaguruke ujye kumureba, ukamuhamagara uti papa kana ngwino urye ibiryo byahiye. Ibyo bintu murumva birimo bituganisha. Telefone yawe iratuma wubaka neza cyangwa irimo iragusenyera? Ushobora kwibaza uti se ko birimo byerekeza muri iyi nzira, cyangwa nta nubwo munabibona? Kuba bibona rero, ese murimo murakora iki kugira ngo iryo telefone, iryo koranabuhanga ritazabicira urukundo, bitazazana ka gatotsi aho umugabo avuga ngo ngo ngewe sarandeba ko aba ari muri telefone, umugore atari ko iyo telefone gutwara urundi ruhande ubiri mu yihe. None bijya binababaza kuko hari igihe usanga ari umugabo iyo telefone yirimo, ariko ugasanga arimo aratunga urutoki umugore. Ntago ukita ku bana uri muri telefone, wowe ntago ubu yirimo. Umugore aracyandeba se ko ari kuri telefone arimo yisetsa, wowe ntago ubu yirimo. Ese ko mwese ari kimwe, ko mwese murimo mubatwa n'iyo telefone, ni iki murimo mukora kugira ngo noneho icyo kintu gihagarare? Hari abantu benshi bamaze kubona yuko telefone irimo ibasenyera, batagihuza urugwiro kubera ko bari muri telefone. Umugabo n'umugore nta kintu kizima bakivugana. Bikanababaza abantu babana mu rugo rumwe, usanga bari mu rugo bararanye, hari ikibazo cyangwa se hari ikintu bagomba gukemura, ariko bakarenga bakandikirana nkaho umwe aba mu ntara n'undi akaba ari Kigali. Mugasanga mwandikiranye ibintu byinshi cyane kuri telefone, kuri WhatsApp, kuri message, mwanavuganye kuri telefone yenda, ariko mwagira mu rugo bya bintu ntimubivugeho ngo kuko mwabyanditse. Iryo ni iterambere? Ndimo ndavuga hagati aho ngaho, ntago ndimo mvuga noneho abakoresha telefone mu bundi buryo, ugasanga telefone yabaye nkaho ari ihabara, ukagira ngo umugabo afite ihabara cyangwa umugore afite undi muntu bateretana, kubera ko umwanya mwinshi ari kuri telefone. Mugenzi we yatinyuka ati anci inyuma kubera ko yenda abona ko telefone saa 9 z'ijoro, umuntu agiye kuryama saa 3 bikagera saa 9 kiri kuri telefone, anisetsa nizengurutsa nagira gute, undi akavuga ngo amuci inyuma. Kuki? Aravuga ati kuri telefone nta kindi kintu ariho, kuko atazi ibyo areba. Undi atereka reka arambeshyira ntago muci inyuma, ati nibiki se uri muri telefone, ati sibyo ndi muri telefone yanjye birakureba. Ugasanga ibintu bimo biragenda bizamuka bifata indi ntera, mugapfa telefone. Uyu munsi ukibaza, ubwo urwo ni rwo rukundo, urwo ni rwo niko kubaka murimo? Abahimana batavugana agataka ibera muri telefone, abafitanye ikibazo badashobora kwicara ngo bakivugana amaso ku maso babana umunsi ku munsi, ahubwo bagahitamo gukoresha telefone bandikirana batukana. Abadafitanye ikibazo ahubwo bageze mu kintu kimeze nka silence cyangwa se mu guceceka, bigeze ku rundi rwego, ugasanga nta n'ikindi kibazo bafitanye, ahubwo byamaze kurenga urugero, byabaye nk'ikiyobyabwenge. Buri wese ni telefone ye, ababazwa nuko telefone ye imenetse, ababazwa nuko telefone ye ishizemo umuriro, ababazwa nuko telefone ye ataza ahantu iri, kurenza uko ababazwa nuko atajya avugana n'uwo bashakanye. Ibyo bintu rero bikanakura, none ugasanga abafite ubushobozi
baragera ahantu bahana telefone abana, ugasanga abana mu rugo nta n'umwe uvugana na mama we, nta n'umwe uvugana na papa we, buri wese aba ari hirya yiherereye ari muri telefone. Soza ikiganiro nagira ngo mbubaze, uyu munsi telefone yawe ni ikiyobyabwenge? Oya, ntabwo ari ikiyobyabwenge. Ushobora kwishyira hasi isaha imwe utayifunguye, ushobora kumara amasaha nta internet ufite ukayirambika, kuko nta kintu cyihutirwa kirimo, kuko nta bintu byo kureba ku mbuga nkoranyambaga bihari. Ibyo bintu wabishobora, cyangwa buri kanya uyifite urebaho, ukavuga uti reka ndebaho akantu gatoya bigahita bimara isaha, amasaha abiri. Uyu munsi ngiye bibabwira nanjye ntago ndishyashya, ariko ndimo ndabibabwira kuko maze kubona yuko bikabije. Ujya gusura umuntu muri sara, abantu 2 3 4, buri wese akaba ari muri telefone ye, isaha igashira mugasezera, n'icyabazanye ntacyo mwakoze. Reka nsoze nkubaza nti, ese uyu munsi niba telefone ubona itangiye kuba ikiyobyabwenge iwawe mu rugo rwawe, hari ingamba ugiye gufata kugira ngo mutazitangira byararenze inkombe? Ahubwo si icyo kibazo urakibona, kuko hari ikibazo utabona kibona, cyangwa se ugashaka kukibona kuri mugenzi wawe kandi nawe icyo kibazo ugifite. Wowe n'umuntu mukundana mwashakanye, icyo kibazo murakibona. Reka mpere ku bashakanye, icyo kibazo kiri wanyu. Mubona telefone ishobora kuba gatotsi gatuma mu rugo rwanyu mubano w'abashakanye utagenda neza, murabikora hiki kugira ngo bikemuke? Ese mwebwe mukundana muteretana mugira gute? Mubona muganira amaso ku maso, mugahuza mukarebana, ukamenya ngo umuntu arasetse yarishimye arambona, cyangwa mwese n'ubundi mwibereye muri telefone nta kintu bibabwiye? Amaherezo nayahe? Reka mbasigira umukoro mbabaza nti, ese telefone yabaye ikiyobyabwenge kuri wowe? Niba ari yego, ni gute uri buhangane n'icyo kiyobyabwenge ufite? Niba ari yego, niba ari oya se niko bimeze, cyangwa urimo uranga kwemera ikibazo? Kwifurize rero ko telefone itazaba ikiyobyabwenge kuri wowe.